Yesu yajyanwe mu butayu ageragezwa na Satani, yahaboneye ibigeragezo byinshi byari birenze uko twe twatekereza, kandi Yesu yari Imana aremera ageragezwa n'umwanzi, nta kindi yatsindishije, yatsindishije ibyanditse. Umwanzi yegera umukiza wacu Yesu aramugerageza agamije kumucumuza, maze Yesu arasubiza ati ntukagerageze Uwiteka, umwana w'Imana aratsinda. Umwanzi yegera umukiza wacu Yesu aramugerageza agamije kumucumuza, maze Yesu arasubiza ati ntukagerageze Uwiteka, umwana w'Imana aratsinda. Nibura umwana w'Imana by'ukuri, indura y'amabuye y'imitsima, simbuka urusengero abamarayika, Uwiteka Imana barakuramira, nupfukamira ukanamya, ibiri ku isi byose ngenda biguha, nta kindi yatsindishije, yatsindishije ibyanditswe. Umwanzi yegera umukiza wacu Yesu aramugerageza agamije kumucumuza, maze Yesu arasubiza ati ntukagerageze Uwiteka, umwana w'Imana aratsinda. Umwanzi yegera umukiza wacu Yesu aramugerageza agamije kumucumuza, maze Yesu arasubiza ati ntukagerageze Uwiteka, umwana w'Imana aratsinda. Urugamba umwami wacu yarwanye si urw'umubiri n'urw'umwuka, yarasenze asaba imbaraga y'Imana kumurinda umubisha umugerageza, mwami Yesu aba aratsinze, impundu mu ijuru ziba ziravuze, natwe ubu tumwiringiye yadutsindira ibishuko. Umwanzi yegera umukiza wacu Yesu aramugerageza agamije kumucumuza, maze Yesu arasubiza ati ntukagerageze Uwiteka, umwana w'Imana aratsinda. Umwanzi yegera umukiza wacu Yesu aramugerageza agamije kumucumuza, maze Yesu arasubiza ati ntukagerageze Uwiteka.